Welcome to my YouTube channel, Udeni. Hello guys, nangiye kwasuhuza. Ahangaha rero tugiye kujya muri bateme y'umukobwa wanjye yitwa Keza Deborah, akaba agiye kubatizwa. Tumaze kugera kuri eglise, tugiye kwinjira. Umubatizo utangire ni samedi. Abakatolike batizwa iminsi itandukanye, hano twari twabatijwe ari kuwa gatandatu mbere y'ubunani. Aha ni eglise y'i Musanze, abantu bahazi barahita bahamenya, mu Majyaruguru. Tukaba rero turi tayari, tugiye kwinjira. Muze dutangirane natwe, muze mutangirane. Ibyo byose simwe mbigirira umuryango wa Isirayeli, ahubwo nagirira izina ryanjye ritagatifu mwandavurije mu mahanga mwajemo. Nzakuza izina ryanjye ry'ikirangirire mwandavurije muri ayo mahanga. Uwo ni Nyagasani uhoraho ubivuze, maze amahanga azamenye ko n'uhoraho. Nimara kugaragariza muri mwe ubutungane bwanjye babyirebera n'amaso yabo, nzabavana mu mahanga mbakorakoranye, mbavane mu bindi bihugu, maze nzabagarure mu butaka bwanyu. Nzabuhagiza amazi asukuye, maze mube abasukure, mbahanagureho ubwandure bwanyu bwose, mucukubiri n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, mbashyire imirimo. Iyo umuntu atayahabwa hari icyo ababuze kandi gikomeye cyane. Iyo tuzamuye inkongoro n'umugati Karisiya ntagatifu, tukavuga tuti hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, musubiza muke. Nyagasani, sinkwiriye ko wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe mbone gukira. Ibaze rero kuvuga ayo magambo nk'ayo wowe bitakureba. Abatumiwe ku meza matagatifu ya Yesu Kristo, abagiye guhabwa umugati w'ubuzima kugira ngo utunge roho zabo muri uru rugendo turimo tugana mu ijuru, wowe ukaba utemerewe gutambuka ngo uhabwe Yesu. Mu yandi magambo, iyo uri umukristo wemera uba warahagorewe. Abenshi baba bikomanga ku mutima bagira bati, nk'ubu koko nzahabwa amasakaramentu ryari? Nzongera kwegera ameza matagatifu ryari?
irarangiye, kubatizwa birarangiye. Ubu ni time yo gutaha mu rugo tugaserebura umubatizo w'umukobwa wanjye nabyaye muri batisimu. Aho tugeze mu rugo, food is ready, time yo kwenjoyinga, tugiye kuryoherwa. Abashyitsi bari mu rugo baje kwifatanya natwe, icyo gihe ngo dufate ifunguro tunabyine. So ibirori birarangiye, sigani time yacu yo kwenjoyinga. Hano ni brother n'umwana wabatijwe, tugiye gutangira turya umuziki nk'uko muri kubibona. Ni time to enjoy, tugiye guserebura. Ejo ni bonane, umva byabaye bikurikiranye. Ni time yo kwenjoyinga rero, tugakomerezaho mpaka ejo. So guys, rero mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze kuza kureba uko umubatizo wagenze, mwakoze kuba muhari. So ikurikiyeho tugiye kwenjoyinga. Keep watching and thank you, please supporting me, subscribing, sharing, mukomeze munshyigikire. Mwakoze cyane, ndabakunda mwese. Bye bye. Video ntagirangiye, inyuma hariho guserebura. Byari show, barishimye, byari biryoshye kuba uri kumwe na famille, kwishimana, ababyeyi, abavukanyi, abaturanyi, inshuti. Niba ari ibihe byiza kubaho gakeya, ni ibindi byo kuba uri kumwe n'abavandimwe n'inshuti, abaturanyi, gusangira mwishimye. Twarishimye cyane kubyinana n'ababyeyi, kubyinana n'abana. So good. Thank you so much guys. Kubana natwe byari biryoshye. Warabyibushye.